Aha, ready for a movie? Nakuzaniye coffee. I don't know if you go with it. Akoni ninjoro no kujya utasinzira. Okay. And snacks, chairs. Batangiza ndebe. Ariko kuri condition. Yeah. Ubone tuweshe hariya ubwo nyine tuwe concentrate kuri. Okay. Iyi filime ni iyihe? Ingi. Naza kwimenya kanya amajambo ari kuzamuka. Ako ni nziza by the way. Ariko. Ariko ya mujama ndamuzi ndumva hari filime namubonyemo ari kumwe n'akandi ka baby. Birarangiye ya Lucifer. Bayize? Niba se buriya. Yep. Ndi kubona atari. Iri kubona arabyibushye. Nyine hari ukuntu muri filime bakubyibushya cyangwa bakakunanuza. Urushobo. Yego. Ubu nabonye muri filime bakunanura. Ndabyibushye. Yes. Wowe ugiye bagukora iki? Bakunanura. Tito bingahe? Mfite 70. Wowe ufite ibiro bingahe? Njye mfite 51. Ko bitagusa? Musa bingahe? Mfite 60. Ego. Ako ntabwo kumuriza kwipima. Reka kwipima ibiro byawe. Umva hashize nk'amezi twake kuva naza gutura hano. Nawe ndipima. Njye naripimye ndumva ari ejo. Okay. Ejo ninjoro. Cheers. Filime yewe ducika niho uri kundangaza. Aho ngaho se sawa? Oya ngeze hariya ntabwo twakagera. Okay. Aho. Right. Sizira bro ko azishyize kure wahazine ngo tuzirebe. Aka. Nje naziri zigeze. Baragwamaga. Shiraho. Seni ndiri kugaha. Ni boyfriend wa. Okay. No, voglio kubeshya. Ewe. Uyo mu ruminoti. Nakudunda. Ntago twemeye gufata telefone. Yarambuza iki? Shyira hano. Okay. Okay, so wabizanye. Waronga umunwa. Ugasubira muri. Washyire muri silent. Mbere urongera urandogwe hari anashaka uraharanshika. Muri birashya. Ndibira. Kati nawe wiruka. Derado. Uramutema n'umugome.
Mama wangu. Amwita neza. No. Magarike. Oya nari bikomeza filime. Mama wawe wenda gushaka birihutirwa. Oya. Abo mu rugo ndabaza. Si Fanta wayimaze. Fanta wayimaze. Ndaje nyimara. Hi. Urumva icyo aricyo kibazo cyane cyo kumbaza. Wararumpaye. Icyo nicyo gisubizo gihari. Judy nzagukorera iki? Ni hano ugezeho kuzana umuhungu mukaryamana no mu ntebe. Kunde utavuga se? Ako sigande ntabwo wumva. Numva iki? Ikintu cyiza tumumva ni igiti. Urashaka ko numva iki noneho? Ni mukoresha none se. Icyo nshaka nuko nura mutipe, si n'umutipe kuko aragahungu. Ntongera kubona mugira na communication. Ntabwo ibintu bishaka bina gatoya. Ntabwo nikundana nawe. I told you that always. I always tell you this. Ese ibyo nuvuga uri seriye bibwira. Icyo ngifite kubwira kano kanya nuko nje nawe bitarangiye. You have to know that. Ngenda shaka kumyicira wa Mungu yaguhaye. Anyway, Judy, I'm leaving. See. Yeah, nta kibazo ndabikora. Wait. Wibuke guhaha. Ko nta mafaranga guhaha. Ikibazo ufite ni ikihe? Wibuke guhaha. Ikibazo kirimo ni ikihe? A guy like you, wibuke guhaha. Nibyo dukoresha muri rugo. So no need. Muri bwo kigiye kugenda ufata bro. Listen, wiyame. Jewe ibintu ndimo gukora.
uraza no kugura amavuta ushyire mu gakondo nta mwanya mfite man it's fine guys I'm sorry it's fine please watch how you talk to me kujya guhaha okay ntabwo nongera okay gusa nyine ikintu cyakinzanye no gusaba imbabazi nta kindi ntabwo wahinduka kandi urabizi ko ingesi ipfa uko nyine yapfuye no wikita kuri ibyo by'imigani y'abanyarwanda ni ukuri narahindutse pe okay nari mu mbabazi no kubona usaka ku bwanjye just try again ongera bigerageze basi urunsetsa nawe Judy please ni ukuri narahindutse nanjye narahindutse rero amakosa wamfashe mu bwashize cyangwa ko naravuze nabi kwanjye mbabarira ubyumve ko nahindutse ni ukuri ntabwo nkubeshye ni ukuri anyways mama yansabye ko naza kumuhamagara ubundi nari mbizi ko ari wowe wakohereje ibyo ngibyo ntabwo njya mbivuze reka basi wenda muhamagare ko rero mwe nimba ndi kumwe nawe nkuvugisha Joe mbabari please kanda akanyenyeri kyohereza injyana mama allo oui mumeze mute tumeze neza wese umeze gute ndaho meze neza amakuru se umukwe wanjye umeze neza ndashima Imana ndi kumwe n'umukobwa nkunda cyane muri kano kanya uri kumwe n'umukobwa wanjye cyane rwose nta wundi ameze ate se Judy iteka ryose mpora ari mu marayika imbere yanjye sha nawe ntugakabye tumenye ko ngiye maze gusaza oya ntabwo ari ugukabye mama ahubwo banza wumve n'ijwi rye basi mwana wawe karame umeze ute se meze neza nizere ko utakirakaye oya kutavuga nta kibazo biriya byose nyine ngiye mba nkwifuriza ibyiza mu buzima n'iterambere kandi urabizi ndagukunda mukobwa wanjye okay ngansubiza umukwe wanjye ndakumva mama sha rwose ndashaka ko ubu mumeze neza nta kibazo gihari ni ukuri ni amahoro pe ndashaka ko umufata umukazana nako umukobwa wanjye mukaza kunsura nkabatekera ibintu byose mukeneye yego ubu ndumva nishimye cyane kuba muri kumwe cyane rwose mama cyane none se yego mama hari ibintu wigeze kumbwira ngo by'agasore babana bimeze bite urazi sinaza kubwira naje kugusura ndi kumwe n'umugeni nta kibazo mugire muze pe bamubwiye muzaza ryari kubu ntangiye gushira ndi kwibaza ibintu nzabakiriza tugiye kumvikana de noneho ngiye naza guhamagara nyuma mama nkakubwira igihe twaba twumva twabonye umwanya ntafite akazi nawe ari free nta kibazo mumbwire rwose mbonye nimero yawe ndavuga tuwongeye kumva ibintu byiza gusa yego mama sawa mugire ibihe byiza yego nawe umunsi mwiza mama sawa yego ugamije iki muri ubu buzima cyiza nta kindi kintu cyose byose cyo gukunda Judy ni ukuri wait Daddy rero nshaka gutandukana nawe sinzi ukomeza kunyizirika wait kuki wambaye iherena rimwe nshaka kuba ryatakaye ryamye ngo se narengeje yewe ryamye
Okay. Uzi n'ikindi? Genda bitegure. Tugende nonaha. Genda bitegure. Kandi uruze kuza kumubwira. Jude, please. Genda bitegure. Okay. A few moments later. What? Oh. Okay, wait. Ntitujya mu nzira ntugire ndakare, please, abeg. Okay, deal. Mbona nyumva nabibwira abantu nanjye umutima wanjye namubona ukanaruka simuvugisha nyamara nuko mba ntinya guhubuka ntabakanyisha n'ubundi nkabibona amasaha numva atagenda iyo ngana aho duhurira amasaha numva atagenda banapfashe ufungura inzira oh no ufite urwikekwe ko azabona ko mukunda mwibanga nubwo ndyumaho araza ikanga ubuzima bukivanga oh no Mpora nibaza uko bizaba bisa umunsi bizaba amahire tukareka kukwepana uko mu mwanya n'amahirwe bombi nkubwire bisinge gukunda cyane bikunze n'iby'abakera twahuze nkaguhobera byanjyohera we go together numva wambere icyomoro when uzaza uzasanga niteguye nagitinya na mbere uzasanga nyikunda byo amasaha numva atagenda iyo ngana aho duhurira amasaha numva atagenda banapfashe ufungura inzira oh no ufite urwikekwe ko azabona ko mukunda mwibanga nubwo ndyumaho araza ikanga ubuzima bukivanga oh no Okay. Hey. Cheers.
Ese ko twageze mu rugo. Just wait. Ju, thank you for today. Wakoze cyane pe, I really appreciate. It's okay. Wow. Urasetse? What? Ntabwo nari nzi ukuntu useka. Can you please try again? Oh my God, come on. Take it in. It's nice. No, ntabwo nakubwira ikintu bituma useka ariko nyine. Anyways, nabikumbuye. Thank you. Wenda n'ejo nzongera mbibone. Imana nibishaka. Okay. Tipo ese ko mbona abayista ati wasanga. Yari kuri filime se ntabwo yanavugisha abantu. Okay, it's fine. I gotta go. Ntabwo wageza hanze y'ibirori se? Why not? Okay. Just one answer that I go. Hug. I really miss it. It's okay. Just thank you for today again. It's fine. Judy, I love you so much. Okay. Ko tugiye kuryama. Ntabwo nabishakaga tugiye gukora filime. Wariye? Ntari ibiryo birimo hari ingendo by'arangiye gushonje. Urishobora ko wariye? Ese ushaka wemeze nimba ntare cyangwa ushaka mfungura umunwa wanjye uzuhegereze mu nda urebe ko harimo ibiryo cyangwa ntabirimo. Musanze bitarimo byo waza ukabishyira. Njye nariye nimba nawe ushaka kurya ugenda urya ari ibiryo birimo. Iki cyakurakaje? Ntaki. Rara narakaye. Rara naraka. Cyandakaje amake. Are you sure you're okay? Nese urajya ndirimba inshuro zingahe nese urashaka ngushyire no mu mutima wanjye urebe nimba ameze neza cyangwa utameze neza. Wasana ameze neza suri muganga ngo mvuge. Nese ibintu byose ni Kune isoni. Yego, wese ujya ugira isoni. Zanisha. Oya. Ariko ari ibintu nshaka tuganira hari niyo mpamvu naguhamagaye hano. Sumbihere. Oya, humura is okay. Nta kibazo. Actually, nshaka kukubwira ko ngukunda.